Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese batanze umwana wawe Yesu Kristo, ndetse no kuri Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 360 turi kwiga ku ijwi ry'Imana. Reka dusenge. Dushyize hejuru izina ryawe Mana Data wa twese, tuguhaye icyubahiro. Uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, uri Imana y'urukundo, uri Imana y'inyembabazi. Izina ryawe niryubahwe. Haleluya. Ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka nibitubeho mu isi nk'uko kubaho mu ijuru. Tukuramburiye amaboko kuri Imana igira neza, tukuramburiye amaboko kuri Imana y'inyembabazi, tukuramburiye amaboko kuri Imana y'urukundo, tugushyize hejuru Data wera. Turakwinze ngo tweze gukiranirwa kwacu, dutunganye cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Utweze cyane kandi dutunganye cyane imigambi mibi n'imigenzo yacu mbi yose idutandukanye nayo. Mu izina rya Yesu turasengera amatwi yacu, turasengera amaso yacu, turasengera imitima yacu, turasengera ubwenge bwacu mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo kubwa Mwuka wera tubashe kufungukira kumva ijambo, kugira ngo twumve Mana kandi twumvire ijambo ryawe, kugira ngo twumve Imana kandi twumvire Mwuka wawe wera. Duciye bugufi kugira ngo tuyoborwe na Mwuka wawe wera, duciye bugufi kugira ngo tuyoborwe n'ijambo ryawe, duciye bugufi kugira ngo tuyoborwe n'ubushake bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo ari twebwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro none n'iteka ryose. Uwiteka, none n'iteka ryose dushyize ubuzima bwacu mu biganza bya Mwuka wawe wera, dushyize ubuzima bwacu mu biganza by'ubushake bwawe, dushyize ubuzima bwacu mu biganza by'ijambo ryawe. Ushyirwe hejuru Data wera, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Uyu munsi turasoma muri Yohana ibice 10 umurongo wa 27 kugeza ku 30. Biravuga ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Nzi ubugingo buhoraho kandi zizarimbuka nta hato iteka ryose, kandi ntawe uzazivunura mu kuboko kwanjye. Data wazimpaye aruta bose, ntawe ubasha kuzivunura mu kuboko kwa Data. Jyewe na Data turi umwe. Ibyo biri muri Yohana ibice 10 umurongo wa 27 kugeza ku 30. Muri Yohana ibice 10 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5 biravuga ngo umurinzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi rye. Ahamagara intama ze mu mazina yazo akazahura. Yamaze kwahura ize zose azijya imbere, intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Undi ntizamukurikira, ahubwo zamunga kuko zitazi amajwi y'abandi. Ibyo biri muri Yohana ibice 10 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5. Undi ntizamukurikira. Akenshi abantu mu itorero ibibazo bagira si ukumenya uko Imana ivuga, kuko abenshi bakubwira ko bazi ko bisaba Umwuka wera. Ikibazo rero gikomeza kugaragara no kugaruka mu itorero ni ukumenya uko umuntu amenya neza ko ibyo abwiwe ari ijambo ry'Imana atari ijambo rya muntu. Imana ishimwe. Ikibazo kiba kubera cyane kumva kwacu n'imyumvire. Bitekerezaho gatoya. Amatwi yawe yumva ibintu byinshi cyane, gusa ndavuga amatwi y'umubiri. Gusa ibyo wumvise bikureba nibyo witaho ukanitondera ukanakurikiza. Amatwi yawe yumva amajwi menshi, gusa ni wowe uhitamo ijwi wumvira, nawe uhitamo ijwi wumva rigufitiye umumaro. Imana ishimwe cyane. Mu bya Yeshuwa ibice 3 umurongo wa 20 aravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjira iwe dusangire. Kandi mu Itangira ibice 4 umurongo wa 7 niho aravuga ngo nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza. Imana ishimwe cyane. Ni wowe ukwiye kubitegeka. Ibyo biri mu Itangira ibice 4 umurongo wa 7. Nubwo Imana ivuga, ijwi ryayo si ryo ryonyine ryumvikana mu gihugu cyo mu mwuka. Na Satani se w'ibyaha nawe arahakorera. Ese ntiwibuka ko Satani yasuye Yesu 3 mu butayu ubwo yasengaga cyane ari mu butayu? Yaramusuye aramuganiriza inshuro 3. Ijwi rye Yesu yumvise ijwi rya Satani 3 mu butayu arimo arasenga. Icyo kikwereka iki? Ntabwo Imana ariyo yonyine ivuga, na Satani aravuga, kandi amatwi yumva Imana ivuga no yumva Satani avuga. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Witonde cyane rero. Imana tugire neza.
Yesu avuga ko kumenyana nawe ari byo byonyine bitera umuntu kumenya ijwi rye. Imana ishimwe. Yavuze ko nubwo intama zumva amajwi menshi ariko zikurikira ijwi zizi gusa. Niba rero utazi ijwi rya Yesu, ikibazo ni uko utaramenyana na Kristo. Intama zikurikira ijwi zizi. Nawe rero ukurikira ijwi uzi. Niba uzi Kristo akavuga uzabyumva. Niba utazi Kristo Satani akavuga uzamwumva. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Ikibazo ntabwo Imana izaza ngo ni Imana irimo iravuga. Nta nubwo Satani azaba ngo ngende Satani urimo kuvuga. Amajwi azasakuriza mu matwi yawe mu mwuka, ariko uvuge ngo ariko ndumva ijwi ridaturutse ku Mana yanjye, cyangwa uvuge ngo ariko ndumva ijwi riturutse ku Mana yanjye. Haleluya. Yavuze ngo uwo zitaze ziramuhunga, ngo ariko zizi kuko ari Kristo ziramukurikira. Ikibazo rero ntukibaze ngo ni gute namenya ijwi rya Kristo, aho ujya wibaza ngo ariko ubundi njyewe ndakizwa by'ukuri, ndakizwa nyagukizwa. Ese kuko ntamagawe na Kristo cyangwa ntamagawe n'abantu? Imana dutabare cyane. Yesu avuga ko kumenyana nawe ari byo byonyine bitera umuntu kumenya ijwi rye. Yavuze ko nubwo intama zumva amajwi menshi ariko zikurikira ijwi zizi gusa. Niba utazi ijwi rya Kristo, ikibazo ni uko utaramenyana na Kristo. Hariho abantu mu itorero batazi ijwi rya Kristo, bazi ijwi ry'abapasiteri babo. Hari abantu batazi ijwi ry'Imana, bazi ijwi ry'abahanuzi babo. Hari abantu batazi ijwi ry'Imana, bazi amajwi y'inshuti zabo. Imana dutabare. Haleluya. Imana dutabare cyane. Umunsi umupasiteri wabo yaguye nabo baragwa. Iyo umupasiteri yabo yavangiwe nabo baravangirwa. Iyo umupasiteri wabo byamuyobeye nabo birabayobera. Imana dutabare cyane. Ntabwo bazi ijwi ry'Imana, bazi ijwi ry'abayobozi babo. Ntabwo bazi ijwi ry'Imana, bazi ijwi ry'abapasiteri babo. Ndagusabira cyane ngo ntube muri abo ngabo. Ubwo rero umenye ijwi ry'Imana yawe, umenye Kristo wakurikiye, umenye ibyo akunda, kandi ubutumwa bwiza ubumenye neza neza neza. Kuko ijwi ryose ritajyanye n'ubutumwa bwiza ntabwo ryamuturukaho, ntabwo ryize rimuturukaho. Imana dutabare cyane. Ubwo rero ube maso kuko baburiwe. Reka dusenge. Dushyize hejuru izina ryawe Mwimana Data, twese tuguhaye icyubahiro. Uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye. Haleluya. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo udushaka ari byo bitubaho mu isi nk'uko kubaho mu ijuru. Turasenga iki gitondo, turasenga aya masaha, turakwinginga muri uyu mwanya ngo Uwiteka Mwimana igira neza, Data wera, Mana ikomeye, Mana y'ubutware, kugira ngo Mwimana wohereze Mwuka wawe wera abashe kudushurira Kristo, tubashe kumenya uwo ari we, tubashe kumenya ijwi rye, tubashe kurisobanukirwa, kugira ngo Uwiteka tutagenda dukurikiye, tutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo tugende nk'abagira ubwenge, kugira ngo tutayoborwa n'amajwi y'abapasiteri bacu, kugira ngo tutayoborwa n'amajwi y'abayobozi bacu, tudayoborwa n'amajwi y'abahanuzi, ahubwo tuyoborwe n'ijwi ryawe Data wera. Mu izina rya Yesu Kristo turasenga cyane uyu munsi, turasenga cyane iki gitondo, kugira ngo tuganze ukuri Imana, twuze Mwuka wawe wera, Mwuka wera tuyobore, uduhe imitima ica bugufi, kugira ngo twumvire Mwuka wawe wera Data wera. Ngo tuganze cyane ukuri Imana, tuganze cyane ukuri Imana ijya neza, tuganze cyane ukuri Imana idutabara, tuganze cyane ukuri Imana iturengera, tuganze cyane Mwimana ubushake bwawe butubeho, tuganze cyane ubushake bw'Umwuka wawe butubaho, mu izina rya Yesu Kristo. Ushyirwe hejuru, turagushimiye Data wera. Amen. Isezerano ry'umunsi turayisanga mu Baheburayo ibice 13:8 havuga ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Ibyo biri mu Baheburayo ibice 13:8. Imana rero iguha umugisha wo kwifatanya natwe, Imana iguha umugisha wo kumvira ijambo ryayo, Imana iguha umugisha wo kwifatanya natwe. Ndagusaba ku Mana ngo Imana ikuze Umwuka wayo wera, ndagusaba ku Mana ngo Imana ikuze ijambo ryayo ryera, ndagusaba cyane ku Mana ngo Imana ikuze urukundo, Imana ikuze guca bugufi, Imana ikuze gutungana, Imana ikuze kwera cyane. Mu izina rya Yesu Imana ikuze kwizera, mu izina rya Yesu Kristo Imana ikuze gukiranuka. Ndasenga cyane Imana ikuze guca bugufi kwinshi cyane gutuma wemera korwa na Mwuka wera mu byo kugira byose. Mu izina rya Yesu ndakwingira ku Mana ngo ntuzigere usuzugura Mwuka wera,
igihe uzumva ijwi ry'Imana ujye turyumvira mu izina rya Yesu Kristo. Wumve gusenga kwacu Mwimana Data twese, maze utugire neza. Ngo ufashe abantu bawe Mwimana, utukuze imbaraga zawe nyinshi, utukuze ubuntu bwawe bwinshi, uduhe kuyoborwa na Mwuka wawe wera, uduhe kuyoborwa n'ubushake bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ubwami bwawe utuzenguruke imbere n'inyuma, utugoteshe ibiganza byawe Mwimana bikomeye, tuguteshe imbaraga zawe, kandi mu izina rya Yesu Uwiteka dukomeze gucira bugufi kukumvira no gukora ubushake bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, uhabwe icyubahiro Data wera, amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho, urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.